hari ubuyobozi bw'ishyaka ryitwa Democratic Green Party of Rwanda uyu munsi rihananira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bakoze kongere ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba ikorera mu karere ka Ngoma Kibungo mu mujyi. Yego aba rero ngo bahutajwe na polisi y'igihugu ubwo bari bitabiriye ibyo bikorwa bya kongere ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba byabereye mu Burasirazuba nyine aho ngaho mu karere ka Ngoma. Byagenze bite ngo bageze muri gare abo n'abarwanashyaka rero turutse mu karere ka Kirehe. Yego ngo bageze muri gare bagezeyo basanga bari bagiye gutora nyine abakandida 14 bazahagararira ishyaka amatora y'abadepite. Bamaze gutora mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Amajyaruguru n'amajyepfo ngira ngo yego bari bageze mu Burasirazuba. Depite Frank Habineza yavuze ko abayoboke b'iri shyaka bari baturutse mu karere ka Kirehe bahutajwe na polisi bakigera muri gare. Ati bageze muri gare ya Ngoma abantu ba polisi bafata umuyobozi wabo. Abapolisi bahise babaza bati uyu muyobozi wa Green Party arihe? Aravuga ati ngende hano. Urumva bahita bamufata bamabaza ati ese mugiye mu biki? Arabasubiza ati tugiye muri kongere ya Green Party y'ishyaka. Barabaza ati ese nyuma yo gufatwa na polisi ngo byabaye ngombwa ko bategereza ubakuriye akihagera nawe bahita bamwambura ibyo yari afite bahita bamuta mu mapingu. Kujya muri kongere ukambara ipingu n'abari kumwe n'abantu uyobora bamaze kumuta ipingu. Habineza atayo makuru twamenye ndetse nawe ubwe yayahamije bakimwambika amapingu abo bari kumwe ngo bahise biruka abantu 33 bagize ubwoba babonye umuyobozi wabo bamushyizemo amapingu abandi barategereza ngo bamenye icyabaye kuko bumvaga nta cyaha bakoze. Hanyuma rero ngo umuyobozi wa polisi ku rwego rw'akarere ka Ngoma yaje guhamagara abiexcusa. Ariko ku murongo wa telefone reka turebe ko twabona Depite Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party. Yego ndabumva. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Namahoro. Twari tugeze kuri iyi nkuru y'abarwanashyaka ba Green Party ngo bagiriye ibibazo mu karere ka Ngoma. Kugeza ubu byifashe bite? Okay. Nyine uyu munsi mu gitondo twazifite kongere y'ishyaka mu ntara y'Iburasirazuba biri mu karere ka Ngoma. Ubwo ubundi akarere intara y'Iburasirazuba ifite uturere 7. Yego. Bafite abayobozi b'ishyaka muri utwo turere kuri urubyiruko n'abagore n'ishyaka bagomba kuza muri iyo kongere ku rwego rw'intara. Batuse noneho mu karere ka Kirehe bageze muri gare ya Ngoma abapolisi baraza barabafata babazamo umuyobozi wabo umuyobozi wa Green Party ngo ninde baramuvuga yitwa Jonathan. Jonathan nihe uwo bari bamuzi tingewe ati bamuse ku ruhande ati mugiye tujya muri kongere ya Green Party hano no bakomeza kubaza ibibazo no bavuga ati njye cyoya tutegereje umuyobozi wacu ngo baraho muri ya polisi iraza abapolisi niba bavuze ko bari mu 6 cyangwa 8 ariko bafite imbunda n'umuyobozi wabo nuko atabaza bari ati se byo batashye na telefone bahita mukuru telefone ngo amakuru we yatubwiye n'ababibonye batubwiye ko bahita mushira amapingu. Noneho bamaze kumushyira amapingu ngo bamwicaza bari hasi. Ubwo abandi babibonye bagira ubwoba bamwe bariruka barahunga ku buryo bane muri bo na n'ubu nabo turamenya aho bari bane. Bahise biruka telefone bazibyeho ntituzi niba bafashwe n'abagize tubizi ariko bari 33 bari bavuye Kirehe. Ubwo nyuma yaho uwo muyobozi wa polisi waje n'iyo pandagari aza gutelefona DPC amubwira ko afashe abo bantu bamwe bya Green Party amwe ati Green Party turabizi na kongere turabizi nta kibazo gihari. Nuko baza baza mu nama ariko urumva iyo incident yaciye abantu ubwoba. Ubu yabaye ngombwa ko tumenyesha ubuyobozi bukuru bwa polisi rwego rw'igihugu babijyamo yaho najyaho nagereye na DPC ndetse n'uwo murwanashyaka wahohotewe
babisubiramo byose ubwo amaperereza arakomeje ariko polisi yatubwiye yuko uwabikoze nta wamutumye yabikoze ku giti cyiwe atari polisi y'igihugu yamutumye. Reka duhere gato, bari bambaye impuzankano cyangwa umwambaro w'ishyaka? Ntawo bari bambaye, bari baje bambaye imyenda isanzwe bavuye mu rugo, ntawo bari bambaye. Bababwiwe n'iki ko ari aba Green Party ko natwe muri gare tugenda ntihagire udufata turi nk'abantu? Ikibazo nyine nacyo abantu bagize baje kubafata babafata ibiki byagenze gute kuza babaza ngo umuntu Green Party ari he? Iyo byose nyine urumva ari abantu bari batanze amakuru. Hanyuma kugeza ubu uravuze ngo hari 4 mutazi aho bari kandi ngo na telefone zabo ntiziriho? Yego. Ibyo polisi yababwiye ko nayo itazi aho bari cyangwa nta nubwo muri gufatanya kubashaka? Polisi cyo yari irimo kureba no kurikirana icyaha cyabaye, ubwo niyo bindusha kubikurikirana. Ngira ngo ahubwo mwari guhera ku babuze? Je ntabwo ndi umupolisi. Oya, ngira ngo mwari guhera ku babuze, ndabizi ko utari umupolisi. Twebwe turakurikirana n'abantu bacu, tugomba kumenya aho bagiye, ntabwo tubyihoreye. Ubwo rero polisi nayo ifite inshingano zayo, nayo yakora izayo, tugakora izacu. Murabikurikirana mute mwe nka Green Party? Barashe ntabwo tuba tuzi abantu bacu aho batuye aho bava, tuba tuhazi. Mwagezeyo murababona se? Na n'ubu abantu 4 ntibaraboneka kuva mu gitondo, ayo niyo makuru nguhaye. Tuza aho bari, telefone zabo nabo ziri. Ubwo turaza gukurikirana ejo tuzafite amakuru uko bimeze. Honorable mwiriwe neza? Mahoro cyane. Ni Rashid, nashaka kubabaza umuntu ashobora kubyumva akabyitiranya ngo wenda bamufashe bavuga ko muri mu bikorwa byo kwiyamamaza bitaratangira, ese igikorwa cyari kizwi, ubundi iyo ufite kongere bigenda bite? Ku rwego rw'intara twandikiye akarere turamenyesha dufite inama ndetse kandi na kongere y'ishyaka ku rwego rw'intara kizabera Ngoma. Aho ikintu kitubabaje ni uko muri iyi ntara y'Iburasirazuba tukunze kuhuriramo n'ibibazo, kuko niyo mubyibuka n'umwaka ushize twahuriye mu karere ka Kayonza, naho twakwishyuye hoteli tuza kuhakorera inama. Niba mubyibuka yitwaga hoteli Tamegirane, biza kunanirana biragorana mpaka meya w'akarere abijyamo tubaje kuba tumaze amasaha hafi 3 arenga inama tutagize, kandi ubu babaye bw'akarere ka Kayonza. Ubu bihita bitwibutsa yuko no mu gihe cya kampani muri 2017 yego twatwaye mu kwiyamamaza mu Irimbi mu karere ka Nyagatare. Tukibutsa yuko twagiye kwiyamamariza mu karere ka Kirehe aho bita Igana bari gutera amabuye, bohereje abana gutera amabuye. Tuje n'ubundi abo muri Ngoma badufungira muri stade ya Cyase Makamba. So byose twakiciyuka tukavuga ko ni iki kibazo kiri muri iyi ntara y'Iburasirazuba, ku buryo mu gihe cyose tuhaje nukahurira n'ibibazo. None se nabo bagifashamo ku kibazo. Kuva 2017 abayobozi b'intara bamaze guhinduka inshuro nyinshi, nabo turere bagiye bahinduka, ikibazo gihari ni cye muri yo ntara ikibazo rwose cyacumye kumenya rwose. Kubera iki ubu iyi ni kongure ya 4 ibaye. Twakoze kongure mu mujyi wa Kigali, nta kibazo twagize. Tugiye mu ntara y'Amajyepfo Inyanza, nta kibazo twagize. Ku wa gatanu ugize twari turi mu Majyaruguru i Musanze, nta kibazo twagize. Ariko tuje mu Burasirazuba tuhagira ikibazo. Ntabwo ari ubwa mbere ahubwo ubwa kabiri uko bisobanuye. Ubwo si ikibazo kimwe. Why? That's a question. Ubwo ikibazo si mwebwe? Dufite ikibazo twebwe. None se kuki abandi nta kibazo mwagira? N'amategeko mu Rwanda. Turi Abanyarwanda. Ikibazo gifite ni ikihe? Ikibazo abayoboke mu ntara y'Iburasirazuba ba Green Party ikibazo bafite Abanyarwanda n'abandi. Oya, njye nabazaga ntibica intege abayoboke b'ishyaka Green Party mu ntara y'Iburasirazuba, gukurikije ahandi nta kibazo, ariko aho ngaho ko imyaka ishira ibintu bigenda biba. Abanyese abayobozi mwabanye guverineri nzira ko hari ko ari umuyobozi uko iyo muba muri se ubwe bw'ababwiriza. Oya, ndi kuvuga nje mu ishyaka ryanyu mubona bidaca intege abayoboke banyu bo muri yo ntara? Kubera iki ari mu ntara y'Iburasirazuba ariho tugomba kugira ibibazo tukatubigiriye Amajyepfo, tubigiriye Amajyaruguru, tubigiriye ariho hose tukabigira mu Burasirazuba. Nawe baza mubaze Minaroko ahubwo bwa mbere mubaze Minaroko mubaze n'intara
mubabaze kubera icyo aribo tugira ibibazo natwe batubwire. Ariko mwebwe nka ba nyir'ishyaka hari inzego mwegereye mbese mwabigeze muri foramu yabasubije iki mwarebye Minaroke mwarebye RGB amategeko icyo tubwira gukora kumenyesha iyo tugiye gukora inama dukoze n'akarere karadusubiza mbese byayo twayifite ko nta kibazo kandi uko mbabwiye n'umuyobozi wa polisi GPC bamaze kumutelefona bakoze iyo bintu yarababwiye ati nta kibazo rwose dufashe turabizi ko ifite inama hano nta kibazo turunge gukora inama hano urumva nta kibazo cyaje ahubwo tubibaza tugiye kuki byabaye ariko emewe tutagiye muri byinshi cyane polisi GPC atubwiye yuko ababikoze ntababatumye ko babikoze ku giti cyabo kandi ko bari gukurikiranwa niba babona hamwe n'icyaha barahanwa babisorezaho. Ubushize se muhura n'ibibazo aho mwabigesheje babasubiza iki? Nabashimiye cyane mbifuje ubwoba neza. Urakoze cyane honorable. Nanjye kumubaza niba hari uruhare muke kandi mashyaka muhanganye yaba ari kubigiramo. Mu Rwanda ikintu cyo gushinjanya cyane no mu bikorwa byo kwiyemeza kuvuga kuri indi shyaka no ku bikorwa byawe urazi ko ntabwo byemewe ntabwo icyo ngicyo yagisubiza ariko ikibazo urumva nabyo kubisubiza n'ibyo byo kwese mwabigiye kuri forum ibyo mwagiye muhura nabyo mwabigeje kuri Minaroke mwabigeje babasubije iki nabyo bwabyo ntabyo abisubije gucukumbura ni ibyacu ako ikibazo ariko nabyo ubwabyo ntabyo nabisubije kukiganiraho njye nawe kukubwira ko iki kintu gikorwa cyiza kigitera urwego yego cyaba kibi bakabati ntawe bitumye yego iwo ni umuco umaze kumenyerwa n'ise polisi ko mbona amasaha bwije ko nta kinira ko nta tangazo irasohora ari ibintu byabereye kunuza kandi byakozwe n'abakora muri urwo rwego n'urwo rwaba rutabatumye rushobora gusohora itangazo rutita umupolisi witwa Rashid cyangwa witwa Karinijabo ibyo yakoze yatandukiriye amahame atugenga akora ibi n'ibi noneho ikindi amasaha abaye menshi urumva impungenge nyinshi mu ishyaka abantu bane nyine byo kuvuga impungenge nyinshi mu ishyaka impungenge nyinshi mu banyamuryango mu bantu abo bantu mu muryango nubwo honorable Frank ari kuvuga ngo twe turakora ibyacu ariko gushaka abaturage ntabwo biri mu nshingano z'ishyaka ntabwo biri mu nshingano z'ishyaka aba iruhande rwo kuba abanyamuryango ba Green Party n'abaturage b'u Rwanda nizo umuturage wazanye nundi akaba yasubiye Kirehe wenyine arajya kubwiraho ngo telefone ntiriho ngo ntabari none urumva muri Congress nigeze mubona oya polisi ni tanga umucyo kuri iki kintu ariko Frank no mwijwi rye numvaga afite ubwoba ntago nabura kubikubwira kuko niba umuntu ndi kumubaza ndetse abo bantu mwabaje polisi aho bagiye mwigeze mutanga ikibazo muvuga muti twabuze abantu ati oya buretse murabaza ngo hano abantu bawe bane babuze wabura kugira ubwoba buretse ati polisi irakora ibyayo none se mu nshingano za polisi nishinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo nise mwabaje polisi ngo irakora ibyayo ngo natwe turi kubashaka ibyayo se birenze umutekano w'abantu n'ibyabo ubwo nonese ari kuri pressure yitangazamakuru ari kuri pressure y'umuryango abo bantu bakomokamo ubwoba bwo ni ngombwa kuba bufite ahubwo ikibazo reka twibaze intara y'Iburasirazuba itandukanye n'izindi ntara mu Rwanda kandi ugasanga ibibazo ntago ari abaturage babizanye n'ubuyobozi bubizana ikibazo kiri he muri iriya ntara umvi arondoye ziriya nshuro ngo babateye amabuye biyamamaje ngo bagiye bafungiye muri stade ngo bafungiye ibintu ngibyo kandi none bikaba habura amezi 3 ibikorwa byo kwiyamamaza ngo bitangire urumva nta nubwo bari bagiye mu byo kwiyamamaza bagiye muri kongre bamenyesheje inama y'ishyaka n'ishyaka akarere karemeye kuko mvuze ngo ndikwaje avuga ngo Green Party turayizi ngo niyo kongre twari tuyizi akagaruka kuri cya kindi wari uvuze ngo kuki iyo byabaye byiza byitirirwa urwego byaba bibi bakabishyira ku mutwe w'umuntu none se umupolisi yari umwe ntabwo yari umwe muri gare ntabwo umupolisi wari umwe haba hari umuntu wa intelligence ikindi umupolisi aba afite amabwiriza y'ibyo ari gukora ntabwo umupolisi baretse gato ntabwo umupolisi abyuka mu gitondo ngo agiye muri gare adafite icyo agiye kugenzura we na bagenzi be bari kumwe ntabwo bishoboka tujya tubona traffic police bakabyuka bakaba bahagaze wenda kuri taxirwa cyangwa bakaba bahagaze mu kabuga ka Nyarutarama ko hari n'imodoka bayamuzanye irimo n'umuntu umukuriye buriya nta modoka igenda itarimo umuntu w'inyenyeri cyane yego ari kuvuga ati isaha zagera bakanaza kubacyura bagasimburwa hari ikindi avuze ngo abo polisi bari bazi umuntu bashaka witwa Jonathan ngo bari bamuzi bavuga izina ngo Jonathan arihe no mu nkuru twasomaga tuti baje barabaza ngo umuyobozi wanyu arihe ko tutari kumureba ibi rero cyo nakugarukagaho banyarwanda bayobozi
ibintu byo guhesha isura mbi igihugu ibyo ntago wahemukiye Green Party ubu hemukiye igihugu. Umunyarwanda azabwirwa ku munsi ajya ku matora ashyireho igikumwe cye yigomwe byinshi akajya gutora, ariko nyuma ze kubona ahantu ku isi hose bari kuvuga ngo ni amatora arimo inenge biturutse ku muntu umwe ku giti cye. Mu nenge bazazana iyi ngiyi birimo byatangiriye ryemewe ryasabye uburenganzira rirabuhawe, ariko kakantu kakaba kagiye gukurikirana igihugu kugeza mu gihe cye kubera iki. Noneho ikibazo bikaba mu ntara. Nge abapolisi sinzi ukuntu muri bubyumva, ariko nta mupolisi uva kuri sitasiyo cyangwa kuri headquarter atazi ibyo agiye gukora. Icyo kintu Rashidi ugisurinye umupolisi abazi ngo ngiye aha muri misiyo niyi. Oya kuba yari afite amazina y'umuntu ashaka nabyo ubwabyo ariko polisi nisubize abantu bari abo bantu bane bari ibintu no gucika. Reka ndebe ko twabona umuvugizi wa polisi wenda nibidushobokera, ariko no guca intege ishyaka mu gace runaka bakabwira ati ishyaka ntiryemewe muri aka gace, si mu Rwanda se kuko ibintu bine rimwe kabiri gatatu kane ntabwo biba bigize. So ni ikibazo urumva, ariko mu gace kamwe afande mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Iki kibazo cy'abantu ba Green Party mwakimenye se cy'Ingoma? Ndakibonye mu kanya mu kimwe mu binyamakuru, ariko nari nanakimenye. Byifashe bite, mwatubwira uko bimeze? Ngira ngo habayeho umupolisi wibeshye ahagarika bamwe mu bagenzi s'abagenzi n'abarwanashyaka, nimba nabita abarwanashyaka sinzi nimba ariko bita. Yego n'abarwanashyaka ariko nyuma baje kurekurwa barakomeza n'ibyaba, ariko imirongo ntabayeho kwibeshya ku makuru. Green Party tumaze kuvugana n'umuyobozi wayo atubwira ko hari bane kugeza ubu bataramenyekana aho bari. Mwaba muzi aho bari? Oya, nta naba hari, nta nabo dufite, kuko icyo nanjye nkibonye mu itangazamakuru, ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu kuko ntawafashwe ntawafunzwe nta nubwo bigeze bigera kure, kuko gahunda zose zarangiye kuri gare na hafi aho ngaho, nta kindi cyakozwe. Abo babuze nta makuru tuyafite, gusa wenda ubwo nimba nk'uko nabisomye hari indi makuru bafite aho bagiye twabafasha gushaka aho bari, ariko ntabo dufite, nta n'abafunzwe, nta muntu wigeze ufungwa, nta murwanashyaka wabo wigeze ufungwa. Nta kirego Green Party yaje kuri polisi uvuga ko yabuze abo barwanashyaka bayo bane? Oya, ntacyo kugeza ubu, ntacyo. Wari utubwiye ko hari umupolisi umwe wibeshye kuri abo barwanashyaka, yasobanuye ko yamwibeshyeho, wajya kumwambika amapingu, wajya kumubaza dukurikije turi gusoma mu binyamakuru, byagitewe n'iki kugira ngo yibeshye? Nta n'amapingu yamwambitse, nta n'amapingu igeze amwambika. Ibyo ngibyo biragaragara, twanakurikiye turareba ntawe yamwambitse, kamera zirahari, nta mapingu yambitswe, ntawe igeze wambika amapingu. Ko byasaga nk'aho amuzi se, yaragiye kumushaka nk'aho amuzi. Gute kwasa nk'amuzi gute? Sobanura gato numva icyo ushaka kuvuga. Kuko yagiye kumubaza mu bandi, ari kubaza amazina, baramubwira ngo ntawe barimo, arategereza uwo muntu araza. Bigaragara ko yagiye gufata umuntu azi. Ndumva uvuga ibintu mu manuze, yabajije nde, yamubazaho iki uwo muntu ninde, kuko shobora kuba ibyo mvuga bitandukanye n'ibyo uvuga. Umuyobozi polisi yagiye abariza umuntu runaka, ngo umuntu witwa Jonathan ariwe wari ukuriye abarwanashyaka ba Green Party bakiriye. Siko byagenze, nuko gusa habayeho kubona abasore bavuye muri bisi bishyize hamwe, noneho batazi ikigenderewe, umupolisi arabahamagara babaza, ariko ntabwo yaje avuga ngo kanaka, kuko ntiyarazi n'abo ari bo, yaje kumenya nyuma ko baje mu nama yemewe bararekurwa. Afande katugushimire, urakoze cyane kuri mwanya wanyu duhaye. Murakoze cyane. Urumva ko umuvugizi arabisobanuye, aravuga ati aba bantu babonye abasore bavuye mu modoka bishyize hamwe, bataba baragenzwa n'iki bimeze biti. Arabegera arababaza, gusa nyine cyari kije muri iyi nkuru nuko yamwambitse amapingu nk'uko umuyobozi wa Green Party bivuga, akamwicaza hasi, ariko umuvugizi wa polisi ibintu byose Green Party ivuga
polisi ntabwo ari byo ivuga ufite ariko Rashidi niba wumva ikintu kimwe hano mvisemo niba kari nijabo nabuze umuntu simbe nabwiye polisi ko nabuze umuntu ako kantu kanoti nyine ndi kukubwira ibyo yigo n'ibyo polisi ivuga nibyo rwose gusa icyo bahurizaho nuko ibi byabaye turi gusoma turi no kuvuga ibyabaye nuko hari abarwanashyaka ba Green Party basanzwe muri gare ya Ngoma bakabafata bakababaza ibyabo